Yesu ashimwe, waramutse neza, wiriho neza. Uyu ni umunsi wanjye, uyu ni umunsi wawe, ukubera umunsi wo kugwiza imbaraga z'Imana, ukubera umunsi wo kwishimira kugendana n'Imana, utayiri kure, udakora ibyo yanga, ahubwo umunsi ku wundi cyangwa isegonda ku yindi wisuzuma ngo urebe ko wakoze iby'Imana yagushakaga. Birashoboka rwose iyo dufite ubwo bushake, iyo dufite iyo nyota, umwuka w'Imana ajya bidushoboza, ndetse wasitaraho gatoya ukagaruka wihuse, kandi no kudasitara birashoboka, umwuka w'Imana yabikubashisha ukagira umunsi umeze nk'uko Imana yari yabigennye. Reka rero dukomeze gufatanya gusoma ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo n'Abikorinto ku gice cyaho cya 15, urwandiko rwa mbere ku murongo wa 9 kugeza ku murongo wa 10. Harambwira ngo kuko noroheje hanyuma y'izindi ntumwa zose, ndetse ntibinkwiriye ko nitwa intumwa, kuko narenganyaga itorero ry'Imana, ariko ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye mba ukundi, kandi ubuntu bwayo nahawe ntibwabaye ubw'ubusa, ahubwo nakoze imirimo myinshi irutiya bose, nyamara sinjye, ahubwo n'ubuntu bw'Imana buri kumwe nanjye. Icyo nakwigira kuri aya magambo nanone ya Pawulo ku murongo wa 9 yavuze ngo ndoroheje hanyuma y'izindi ntumwa, ndetse ntibinkwiriye ko nitwa intumwa, kuko narenganyaga itorero ry'Imana. Kwibuka aya magambo mu mutima we bimutera kumenya neza ubuntu Imana yamugiriye. Hari igihe twumva ko babarirwa ibyaha, kuba twitwa abakristo ari nk'uburenganzira, ari ibintu n'ubundi twagombaga kuba turimo, ukumva gukoreshwa n'Imana ari ibintu rwose wagombye kuba warahawe n'ubundi kuva mbere, kuva Imana yakoresha ibintu bikomeye. Ariko iyi attitude y'umutima wa Pawulo bimurindira mu guca bugufi. Aravuga ati njyewe narenganyaga itorero, nta nubwo nari nkwiriye kwitwa intumwa, ariko ubuntu bw'Imana bwangezeho. Nagira ngo abantu bose twakijijwe n'ubuntu bw'Imana bwatugezeho. Twari babi, twari abanyabyaha, twari abo kurimbuka. Njya nkunda kuvuga ngo nubwo waba utarakoze ibyaha abantu bazi, utarasambanye, utaricanye, utarabaye umujura, ariko n'ubundi yupfa wari kurimbuka bidahura n'imbabazi z'Imana iyo utakira Kristo. Kuzirikana rero ibi bintu mu mitima yacu bituma tugira umutima uhora ushima Imana, uhora wibuka ubwo buntu Imana yatugiriye. Rero ibi ni byo byagombye kuturanga twese, twagira ubuntu bw'igitangaza. Ikindi kuba ukorera Imana cyangwa se nkorera Imana, ntabwo ari uko Imana yabonye mbishoboye cyane, n'ubundi buntu nanone nagiriwe, kuko twari babi, nari mubi, ntabwo nari nkwiriye kuba navugira Imana, kuba nakorera Imana. Rero ibyo bikwiye kurinda imitima yacu cyane, bikadutera kuzirikana umunsi ku wundi ubuntu twagiriwe. Iyo tubuzirikanye bidutera kugira umutima uhora ushima, ndetse amaganya n'ibyo tutarabona bikigira ku ruhande, tukabasha guhora dushima icyo gikomeye twagiriwe. Ku murongo wa 10 yavuze ngo ariko ubuntu bw'Imana nibwo bwatumye mba ukundi, kandi ubuntu bwayo nahawe ntibwabaye ubw'ubusa, ahubwo nakoze imirimo myinshi irutiya bose, nyamara sinjye, ahubwo n'ubuntu bw'Imana buri kumwe nanjye. Icyo namwigiraho nanone kuri uyu murongo wa 10 yavuze ngo nyamara bwa buntu nahawe ntabwo bwapfuye gusa, nuvuga ngo ari icyo yabukoresheje byatumye ahaguruka gukorera Imana, avuga ubutumwa bwiza n'umwete mwinshi. Ntabwo arimo ahakana ko Imana itamukoresheje, ariko nta nubwo arimo yirata imbaraga ze. Arimo aravuga ngo nakoze byinshi ndetse biruta iby'abandi ibyo izindi ntumwa, ariko byose nabishobojwe n'ubuntu bw'Imana. Ahubwo twibwira ko guca bugufi ari uguhakana ibikorwa twakoze. Oya, ahubwo no kumenya ko ibyo bikorwa twabikoze, ariko twabishobojwe n'ubuntu bw'Imana. Ushobora kuba ufite ibikorwa byose biruta iby'abandi bantu runaka, wenda muhagaze mu kigero kimwe. Guca bugufi rero si uguhakana ko utabikoze, ahubwo no guhora umenya ngo n'ubuntu bw'Imana bwabinshoboje. Reka rero ibyo bitwigishe, byigisha imitima yacu guhora twibuka ubuntu Imana yatugiriye. Ku murongo wa 14 ngo kandi niba Kristo atazutse, ibyo tubwiriza ni iby'ubusa, no kwizera kwanyu kuba kubaye ukubusa. 15 ngo ndetse natwe tuba tubonetse ko turi abagabo bo guhamya Imana ibinyoma, kuko twayihamije yuko yazuye Kristo uwitazuye, niba bapfuye batazuka. 30 nicyo gituma natwe ubwacu duhora twishyira mu kaga hato na hato. 31 ngo ndabarahira yuko mpora mpfa uko bukeye, biterwa n'ishema mfite ku bwanyu muri Kristo Yesu umwami wacu. Mu magambo make icyo twakura muri uyu murongo harimo haratubwira ngo niba Kristo atarapfuye kandi ngo azuke, ibyiringiro byacu byaba ari ubusa, ndetse ko turimo kwigisha ibinyoma. No kuvuga ngo niba Kristo atarazutse, natwe ntago tuzazuka, ibyiringiro byacu byaba bipfuye, ibyo tubwiriza byaba bibaye ibinyoma, ndetse no kwigomwa kwacu, kwigomwa ibyaha, kwigomwa iby'isi, umwete dukorana ubutumwa bwiza, ngo nabyo byaba bibaye imfabusa, cyangwa se ntacyo byaba bimaze. Abangabo mwibuka ko banicwaga, niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo iki gituma natwe ubwacu duhora twishyira mu kaga hato na hato. Arongera avuga ngo ndabarahira yuko mpora mpfa uko bukeye. Nuvuga ngo ubuzima bwe bwari mu kaga umunsi ku wundi, mu gufungwa, mu kwenda kwicwa, mu kugirirwa nabi, ngo ariko ibi byose byo bibaye imfabusa niba Kristo tuvuga atarapfuye ngo azuke.
kuko niho ibyiringiro byacu bishingiye. Ariko nakongera kukubwira ndakubwira umutima wawe ko Kristo yapfuye kandi akazuka. Nuvuga ngo ibyiringiro byacu ni bizima, n'abandi bazapfira mu mwami, n'abandi bazapfa batari mu mwami, twese tuzazuka. Umunsi umwe tuzahagarara imbere y'intebe y'Imana. Rero ibyiringiro byacu ni bizima, ntabwo ari inkuru z'impimbano. Ibyatumye abantu bamwe babipfira, nubwo uyu munsi dusanga bafite umudendezo mu bihugu bimwe na bimwe, abantu wenda batabipfira, ariko hari ibyo wigomwa, hari ibyo wibuza. Rero uko ibi byiringiro bikomeza kuba bizima muri wowe, uzi neza ko Kristo urupfu rutamuheranye, uzi neza ko nawe umunsi umwe uzaza ukajya kubana n'Imana mu ijuru, bikongera imbaraga zo kwitandukanya n'iby'isi, bikongera imbaraga zo kwibuza inyungu z'ibyaha ku bantu bafite ibyo byiringiro bizima. Iyo ibyo byiringiro bipfuye, umuntu agotomera iby'isi byose, ibyamutandukanya n'Imana, bifite inyungu za none, abigotomera nk'umuntu nyine udafite ibyiringiro. Reka rero ibyiringiro bikomeze kuba bizima mu mutima wawe, umenye ngo umunsi umwe tuzajya kubana n'Imana, kandi umunsi umwe tuzazuka. Uyu mubiri wacu uzapfa, tuzazuka n'undi mubiri w'ubwiza, aho tuzabana n'Imana mu buryo buhoraho. Ku murongo wa 33 havuze ngo ntimuyobe kwifatanya n'ababi konona ingeso nziza. Hari igihe umuntu ashobora kwibwira ngo we arakomeye mu mwami, akagendana cyangwa agacudika n'abantu bose bafite ingeso mbi, ariko nagira ngo ngwire ko kumva ibiganiro bibi, kwerekeza amaso ya ku bintu bibi, hari ikintu bigabanya mu buzima bwawe bwo mu mwuka. Kugira ngo tube abakristo bafite ubuzima bumeze nk'uko Imana ishaka, bafite imbaraga z'umwuka mu buryo buhoraho, duhinduka abantu bitandukanya. Ngo ntimuyobe kwifatanya n'ababikonona ingeso nziza. Umuntu wese uhagaze, twabivuze ubushize, umuntu wese uhagaze ngo yirinde atagwa, no kuvuga ngo nta rwego wageraho ku buryo kwifatanya n'ababi ntacyo byagutwara. Amagambo mabi, inama mbi wakira, ushobora kuba uri umukristo mwiza, reka ntange urugero w'umugabo wubaha Imana, ukiranuka mu rugo rwawe, uri umugabo udaca inyuma umugore wawe, ariko ukagendana n'inshuti zitwa abakristo ariko batari abakristo b'ukuri, baca inyuma abagore babo, bahemuka, bangiza. Uko mutindana mu biganiro, uko mutindana mu gufatanya, ushiduka nawe byaratangiye kukwinjira mu bitekerezo byawe. Uko bitindamo rero ugira n'igihe ugashyira mu bikorwa inama zabo, kuko ziba zakubwiye ko ntacyo bitwaye, nta kintu umuntu ahomba. Rero umukristo wese ntabwo acudika n'umuntu ufite ingeso mbi. Nucudika n'umuntu ufite ingeso mbi, ugahora wumva inama ze, wakira ibitekerezo byaho kugira ngo wowe umushyiremo ibyiza, bizarangira ari wowe wakiriye ibibi bye. Ushobora kudacika intege uwo munsi, ushobora gusunika ukwezi, ariko byanze bikunze inama mbi wakira, ibitekerezo bibi wakira, hari ahantu bigenda bikibika mu gihe cy'intege nkeya, ukazacogora rwose ukabishyira mu bikorwa. Niba wifuza kugwiza imbaraga rero b'umuntu witandukanya, umuntu w'ingeso mbi, icyo ukwiriye kumukorera si ikindi no kumusubiraho, ujye kumubwira ubutumwa bwiza, ujye kumugira inama, ntabwo ari wowe kukugira inama kandi we adakurikiza amahame y'Imana wowe wemera. Umurongo wa 56 ngo ibyaha nibyo rubori rw'urupfu, kandi imbaraga z'ibyaha n'amategeko. Nifuza kuvuga kuri aka karongo gusa, ibyaha ni urubori rw'urupfu. Rubori murabizi ni kakantu udusimba twinjiza mu mubiri w'umuntu iyo tumurumye, no kuvuga ngo karimo ubumara bwose. Icyaha rero kiba kirimo kikuganisha mu rupfu. Hari igihe umuntu akora icyaha kuko turi mu isi mu gihe cy'ubuntu, umuntu yakora icyaha ntagire ikintu kiba mu bigaragara, agakomeza ubuzima nkaho nta kintu na kimwe cyamubayeho, Imana ntimutamaze ngo mushyire ku karubanda, kandi wenda yitwa umukristo cyangwa se ari mu murimo w'Imana. Ariko nagira ngo ngire ko ni uburozi cyangwa se ubumara uba winjije mu buzima bwawe, kandi n'ubumara buherekejwe n'urupfu. Rero icyaha ntabwo ari cyo gukinisha ku bantu batangiye uru rugendo rw'agakiza. Ntacyo gisize kigukozeho ku mubiri, abantu ntibakimenye, wenda kibyaye n'inyungu, nta ngaruka kikuzanyeho, ariko urimo urashira ubumara bw'urupfu mu buzima bwawe. Icyaha rwose ni icyo kwirinda mu buryo bushoboka. Ku murongo wa 58 ngo nuko bene data bakundwa, mukomere mutanyeganyega, murushaho iteka gukora imirimo y'umwami, kuko muzi ko umuhati wanyu atari ubusa ku mwami. Umukristo data akeneye, cyangwa se umwana w'Imana data akeneye ko twabawe, ko twasa gutyo, ni umuntu ukomereye mu byo yizera, atanyeganyega. Ni ukuri umuntu abaye umuntu unyeganyega, ukwezi nyuma y'ukundi, umwaka nyuma y'uwundi, uru rugendo ruzakugora, kandi kuzarurangiza neza uko Imana ishaka bishobora kutazagushobokera. Iyi nama rero Pawulo arimo agira iri torero, natwe iratureba, ngo bakundwa mukomere mutanyeganyega, murushaho iteka gukora imirimo y'umwami, kuko muzi ko umuhati wanyu atari ubusa. Imbaraga ukorana muri uru rugendo, uburyo urinda agakiza kawe n'umwete mwinshi, ntago ari imfabusa. Ubikomeze ube umuntu ushikamye mu byo wizeye. Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza, ukire umunsi w'umugisha, Imana igendane nawe. Urakoze.